Bene data mudukurikira hano ku Nzi TV nongeye kwasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro. Mbaha ikaze n'ubundi twagiye kujya kuganira Imana impaye kandi kanya. Shima Imana ko yanditse mu minsi itambutse nawe ikabarinda. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana n'ubundi nabwiye ko nta kindi kintu kinzana kuri iyi kamera ni ukuburira umugeni wa Kristo, ni ukubwira itorero kugira ngo ritarangazwa n'uburiganya bwa Satani. Tugize mu gihe kibi kandi kigoye giteye ubwoba cy'ubuhenebere, ni ukuba maso. Reka dusenga twinjire mu kiganiro kugira ngo Imana ize kubana natwe. Ndagushimiye Uwiteka Mana nziza, gushimiye uburinzi bwawe, ngushimiye ko wanyemereye kugira kuboneka muri uyu mwanya ngo tuganire ku ijambo ryawe na bene data. Ndasenze gushoboze umwuka waranzeho cyane kandi umwuka w'ubwenge no kumenya amishurire byinshi, kandi iki kiganiro kugira ngo abantu bose bazacyumva amaso y'abafunguke barushaho kumenya byinshi no gusobanukirwa ku ijambo ryawe. Icyo mpeje imigambi y'umwanzi yose mu izina rya Yesu ndagushimira ko kumwe natwe izina rya Yesu Kristo, amen. Rero nk'uko bisanzwe ni ikiganiro cyitwa ukuri wahishwe. Uyu munsi tuganira ku yindi ngingo, ariko ntego iki kiganiro nababaye cyane. Nabonye ibintu biteye ubwoba, nabonye ibintu nyine biri kuba bituma ngira agahinda kenshi. Kubona umuntu wakabaye yigisha abandi inzira y'agakiza, umuntu witirirwa Imana agatera kamera agiye kuvuga mugenzi we wundi nawe witirirwa Imana ngo kugira ngo bibe content. Nabonye ya content ya wa muhanuzi w'umugore isa nkaho kugenda ishiramo uburyohe, bayi expired mo gake gake abantu bayihaga. Ngiye ko nambona Satani abakoreye indi, ariko nababaye cyane. Ejo ngira ngo neje nabonye inkuru umugabo witwa Joel nyiri kinyamakuru cyitwa ngo Iyobokamana TV yakoze inkuru ari gutuka umuhanuzi witwa Riziki ngo ni umutubuzi. Atera kamera aravuga ati jewe ndabihamya Riziki, umuhanuzi Riziki no mutubuzi, avuga n'ibimenyetso. Kumbi ni content nshyashya ya creatinze. Ubwo abandi nabo bo muri uwo mujyo bahise bafatiraho. Uyu munsi uwitwa ngo ni Bikemu wa Yesu nabonye nawe yateye kamera. Numva bamwe bavuga ngo ni murumuna we, ni bari mukuru wa Joel n'ari mu CBZ. Numva ariko bivuga then yateye kamera anahamagara Riziki aramuhostinga, amubaza ngo ibintu bakuvuzeho, ibintu numvishije ejo berakuvugaho ngo uri umutubuzi urabivugaho iki? Riziki disi nawe ajya harasobanura atazi ko bamuhimbiye igicuruzwa, atazi ko bamugize content. Ubwo nyine abandi bose batera kamera, bamwe bati arasebye umukozi w'Imana, abandi bati turafanura uruhande, abandi bati turafanura uruhande. Nyine birababaje ariko nta kundi, nicyo gihe tugezemo, ni igihe cy'ubuhenebere. Nyamara abantu bakeneye mu by'ukuri kumva ijambo ry'Imana ribabohora imitima. Abantu bagiye kwicwa n'agahinda n'amadepresiyo, abakabaye bababwira ijambo ribohora rikiza bari kuvuga ubusa baterana amagambo. Ubundi mwisi Satani yashyizeho igikundi cyangwa se icyiciro cy'abantu bashinzwe kugena amakuru isi ikwiriye kumva no kwakira, ibyo banakwiriye kwiga bakabihurizaho, ku buryo habagiyeho Satani yashyizeho ibintu bita ngo ni mainstream. Mainstream ni ibinyamakuru bikomeye bizwi mu isi, ku buryo inkuru icyo kinyamakuru gisohoye nta muntu ukiraho comment ubwo aba ari ukuri. Uko kuri rero badutoranyirije baduha ngo tumire bunguri. Iyo habonetse undi muntu ku ruhande ufite indi version y'ukundi kuri kutari uko batugenera ko muri mainstream, hari ibinyamakuru bizwi mu Rwanda bikora mu gisata cy'iyobokamana bizwi bavuga ati iki kinyamakuru uko kivuze iyi nkuru ubu niyo, ariko uko kuri batugeneye. Iyo hari ukundi Imana duhishuye kunyuranye na kwa kuri kwabo kwa Satani, icyo gihe bakubwira ngo ibyo bintu uvuze bikuye hehe, bakavuga ngo ni ibinyoma yahimbye, ngo ni théorie de complot, ngo ni conspiracy theories n'ibindi. Ariko n'ikiganiro nateguye tugiye gukoraho uyu munsi cyo kuganiraho n'ubundi urebye ni nkaho ngaho. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina.
muri iyi minsi abarokore benshi, abantu basenga benshi, basa nkaho batakibuka ko bajya mu ijuru, ku buryo n'iby'urugendo rujya mu ijuru, n'iby'umukristo asabwa ngo azajye mu ijuru, ntabwo bakibyitayeho. Bari gushaka ubutunzi, bari kurangarira ubutunzi. Hari umwigisha numvise ejo, umupasiteri wigishije i Remera, avuga ukuntu Satani afite amayoberane y'ubugome arimo akoreramo, mbese mu buryo bwa antikristo biri gukora mu buryo bw'amayoberane. Avugamo ikigirwamana gikomeye cyitwa ubutunzi, bwitwa amafaranga, bugiye kuzatuma abantu benshi batajya mu ijuru. Nsanga nibyo. Rero uyu munsi wa none, nubwo bamwe baririmba ngo tuzajya mu ijuru, abandi bati turi mu rugendo rujya mu ijuru, mu mitima yabo byamaze kuvamo. Byatumye nibaza, navuga nti ubundi ijuru baririmba bararizi? Ubundi ijuru bavuga bajya bafata akanya bakanaritekerezaho, bararizi? Ntegura ikiganiro kivuga ku by'amajuru 7 tugiye kuganiraho uyu munsi, kubera yuko ijambo ry'Imana rirabivuga, ndetse nifashishije igitabo cyitwa igitabo cya Enoki. Igitabo cya Enoki ni igitabo kitavugwaho rumwe, ku buryo abateguye igitabo cya Bibiliya y'abakatolike n'iya Protestant, abakoze translation, isezerano rya kera barikura mu Giheburayo barishyira mu zindi ndimi, iki gitabo ntabwo bacyitayeho kubera impamvu ntari butindeho, ariko imwe muri zo baravuze ngo ntabwo ari igitabo kiri inspiré, ntabwo cyahumetswe n'Imana. Ariko twihuse naje gusanga hari kiliziya y'aba Orthodox iri mu gihugu cyitwa Ethiopia no muri Eritrea, yitwa Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Iyo Orthodox Church yitwa Tewahedo Church, yo ifite igitabo cya Enoki muri Bibiliya yabo, kandi bagiha agaciro cyane. Wakwibaza ngo niyihe mpamvu igitabo cyanze guhabwa agaciro kandi kiri ibintu bikomeye cyane? Birumvikana ibyo bintu bikomeye cyane nibyo Satani adashaka ko mumenya. Niyo mpamvu nabyo ngo hari abantu bagomba kubajonjorera ukuri mugomba kumenya, bakabajonjorera amakuru mugomba kwakira, ibyo babona bitari ngombwa ko mubyakira, cyangwa se ibyo babona byatuma muhumuka amaso mukareba ibindi mutabonaga, babishyira ku ruhande, ntibababwire uko kuri. Igitabo cya Enoki rero kigaragaza uburyo hariho amajuru 7, kandi Enoki ubwe yatambagiye aya majuru, Imana iza kumwimura ijya kumutuza mu ijuru ryayo. Ni ukuvuga ngo yajyaga ajya gutembera mu ijuru, akanyura muri ayo majuru yose, ku buryo byarangiye arundukiye mu Mana. Imana ngira mwimura, niko Bibiliya itubwira, agenda adapfuye. Tugiye kureba uburyo rero twatandukanya aya majuru uko ari 7 n'ibiyakorerwamo cyangwa se n'ibintu biyaberamo. Kugira ngo twinjire neza mu kiganiro, tugiye kureba mbere yuko tujya mu igitabo cya Enoki, turebe iby'Imana yivugiye ubwayo mu ijambo ryayo, Gutegeka kwa 2, mu ijambo ryayo, Gutegeka kwa 2 ibice 10 umurongo wa 14. Gutegeka kwa 2 ibice 10 umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Dore Uwiteka Imana yawe niyo nyiri ijuru, ndetse n'ijuru risumba ayandi, kandi niyo nyiri isi n'ibirimo byose. Ijambo ratubwiye ngo Uwiteka Nyiringabo niwe nyiri ijuru, ndetse ngo n'ijuru risumba ayandi, mu bwinshi ayandi majuru. Ni ukuvuga ngo hariho amajuru menshi, ariko Uwiteka we akaba aba mu ijuru risumba ayandi majuru. Nasomye Bibiliya y'Icyongereza yitwa NIV, irambwira ngo to the Lord your God belong to heavens, even the highest heavens. Ni ukuvuga ngo ni iri jambo bashyize mu Cyongereza ngo Uwiteka niwe nyiri ijuru, ngo n'ijuru ngo risumba ayandi majuru, the heaven which is higher, just the highest of the heavens.
Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe aya majuru twayatandukanya gute. Uzumva umuntu aje kuri kamera avuge ngo yagiye mu ijuru, Imana yamuhaye ubutumwa. Uzumva undi muntu akubwira ati gerageza ibonekerwa Bikira Mariya yambonekeye ari mu ijuru kandi amuha ubutumwa. Kugira ngo utayoba se ukayobyirwa n'imyuka y'abadayimoni, ni gute wamenya gutandukanya aya majuru? Bibiliya iyavuzeho, Imana y'ubwayo yarivugiye ngo niyo nyiri ijuru, ngo ndetse n'ijuru risumba ayandi majuru. Bivuze ko rero hari amajuru arenga rimwe. Twagiye Itangiriro igice cyaho cya mbere murongo wa 4. Mwicare twige, tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Turasoma imirongo myinshi, naho abashaka amafaranga mureke Satani abakorere content, twisomere ijambo ry'Imana. Umurongo wa 4 uravuga ngo kandebe neza, ni umurongo w'9 murambabarira, ntabwo ari uwa 4. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse humuke, biba bityo. Iri juru Imana yavuze ngo amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe kugira ngo ahumuke, habe humutse n'amazi ajya ukwayo. Ni ijuru ryo hejuru ahangaha tujya tureba mu kirere cy'ubururu, aho amaso yacu agarukira, aho indege ziguruka ntiziharenge, niho bita ngo ni atmosphere cyangwa se bakahita sky mu cyongereza. Ni hariya tureba ibicu babiri, niho bita mu ijuru rya mbere. Ijuru rya mbere ni ririya turebesha amaso yacu, ryitwa sky cyangwa se atmosphere. Iri juru rero Imana ivuga amazi yo munsi y'ijuru, ubwo n'amazi y'inyanja yagombaga kwisepara akajya ukwayo, ubutaka bw'umunsi bukajya ukwabwo mu gihe kiremwa. Ni iri juru turebesha amaso yacu. Iri juru rero abamarayika bashinzwe kugenzura ibihe n'iminsi, cyane cyane ibijyanye n'ibihe, nk'uko tuvuga ngo impeshyi, urugaryi, iki, umuhindo, itumba. Biriya bihe by'umwaka hari abamarayika bashinzwe kubishyira ku murongo kugira ngo hatagira ikinyuranya n'ikindi, cyangwa se hatagira kimwe gita umurongo wacyo. Ni ukuvuga ngo abo bamarayika nibo bashinzwe gukontorora imiyaga iza ku isi, imvura igwa ku isi, ibicu n'ibindi, kugira ngo hatabaho kwica iyo gahunda. Ni ukuvuga ngo haramutse habayeho tuvuge nk'izuba rikaka gusa, imvura ntigwe, season ntizihinduke, izuba rikaka imyaka 20, ngira ngo ku isi nta kintu cyaba kigihari. Niyo mpamvu iri juru rya mbere ribarirwamo abamarayika bashinzwe kugenzura iby'ibihe bijyanye n'ikirere. Ijuru rya kabiri ni ijuru Petero yavuzeho, kandi arivugaho mu buryo bwumvikana, ndetse na Paulo arivugaho. Reka nsome uburyo Paulo yarivuzeho. Ijuru rya kabiri ibyo tugezeho, Abefeso 6 murongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Kaduhere ku 12. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iri juru rero rya kabiri ni ijuru Imana yirukaniyemo abamarayika bigometse, barimo mukuru wabo witwa Lusiferi, waje guhinduka Satani, bivuga umuriganya. Mu byahishuriwe Yohana 12:7 havuga uburyo ngo mu ijuru ngo habaye intambara, ngo marayika Mikayeli akajya kurwanya cya kiyoka. Nibwo abamarayika bigumuye mu ijuru, cyangwa se bivumbuye, bigometse, Imana yabirukanye, ibakura mu buturo bwayo bwera, ibajugunya ahantu mu isanzure, muri ijuru rya kabiri. Nubwo hari abaje mu isi, ariko abandi bashinze ibirindiro mu ijuru rya kabiri, aho twita mu isanzure cyangwa se muri universe, aho dusanga ibintu Imana yashyizeyo bitanga umucyo ku isi, ukwezi, izuba n'inyenyeri. Aho ngaho niho dusanga abamarayika babi bigometse,
bamwe nababwiye bya byiciro bitanu mperutse kubabwira birimo abitwa Pereyadiyani bashinzwe imyizerere ku isi, ni aho ngaho bakorera icyo kirere n'icyo bakoreramo. Turaza no kuhatinda kugira ngo mubashe kubyumva neza. Aba badayimoni baba muri iri juru rya kabiri, harimo bamwe bidegembya bakajya baza ku isi bakanasubirayo, ariko hari abandi bari mu kasho bakingiranye. Bakoze iki kugira ngo bakingiranirwe n'ako kasho? Turebe Petero wa kabiri ibice 2. tugiye kwiga mube hafi twige. Petero wa kabiri ibice 2 umurongo wa 4. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umujinya ngo barindire gucirwaho iteka. Aha hantu twa mu ijuru rya kabiri niho baba dayimoni, baba marayika bivumbuye, bamwe baboheye. Yuko ikiganiro nakoze ku kintu bita abanefiri, uburyo Itangiriro 6 kubera ku murongo wa mbere, abamarayika bavuye mu buturo bwabo bwera bakaza mu isi, bakareba abakobwa b'abantu, bagasambana nabo, bakaryama nabo, bakabyaraho abana bitwa abanefiri. Umwuzure uje kurimbura isi, bya biremwa by'umwuka birongera byambara imibiri y'umwuka, cyangwa se biva mu mibiri ifatika byihindura ibiremwa by'umwuka, bisubira hehe? Mu ijuru. Irihe? Ijuru rya kabiri, ntabwo ari mu ijuru mu buturo bw'Imana. Aho rero niho Petero yanditse Imana isi bakingiraniramo mu mworera, ngo ibakingiranira mu minyururu y'umwijima kugira ngo barindire gucirwaho iteka. Iri juru rya kabiri rirakomeye, ni iry'abantu benshi b'abarokore bajyamo ngo bagize amayerekwa, ndetse bakihuza cyangwa se bakiyerekwa n'ibi biremwa bidasanzwe by'abadayimoni, bakavuga ngo babonye ngo Yesu, ngo babonye ngo marayika. Kumbi bo baba bagiye muri iri juru rya kabiri ribamo abadayimoni. Uzumva nakubwira ngo jyewe nagize ibonekerwa Bikira Mariya yaje avuye mu ijuru ampa ubutumwa ngo mbugeze ku isi. Ese birashoboka ko umuntu wageze mu ijuru aho Imana iba nyine, cyangwa se aho tuza kureba mu kanya, akagaruka ku isi gutanga message? Tubaza kubira mu kanya. Hari umugabo umwe witwa Nibishaka Theogene, ni umuhanuzi wigeze gutitiza izi mbuga, nawe yari umu content creator nk'abandi. Umunsi umwe yaravuze ngo yagiye mu ijuru ngo nayo Bikira Mariya ngo na Yosefu ngo bari muri adeparitoma yabo. Ngira ngo abakurikiye icyo kiganiro mwabibonye arimo yiyasira kuri YouTube ngo yabonye Yosefu ngo na Bikira Mariya ngo mu ijuru ngo baba muri adeparitoma yabo. Amayerekwa menshi abantu babona ni ayaho ngaho, ni muri iryo juru ry'abadayimoni. Twihute tujye ku ijuru rya gatatu kugira ngo twumvire ijuru rya gatatu. Rero no turaba ko no ba kabiri ibice bya 12 umurongo waho wa 2. Mube hafi twige Abakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 2. Haranditse ngo nzu umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajya mu ijuru rya gatatu. Yabisobanuye neza precisement, rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizimana. Iri juru rya gatatu tugezeho rero niho Yesu yavuze muri Yohana 14 ku murongo wa 1, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo atahamba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi nzagaruka mbajyane kugira ngo aho nzaba
namwe muzabeyo. Ijuru rya gatatu ni paradizo y'abera. Imana ishimwe. Ni paradizo y'abera, kandi paradizo yinjiramo umuntu wese wubashye Imana akayikorera, uhereye kuri Abeli umukiranutsi wa mbere wahowe Imana, kugeza ku muntu usinziriye none kuri uyu munota muri iki kiganiro, bajya muri paradizo mu ijuru rya gatatu. Aha rero niho cya kibazo kibaza kiti, ese umuntu yava mu ijuru rya paradizo akaza mu isi gutanga mesaje? Urugero nka Petero akaba yavayo akaza kubonekera abantu bari ku isi akabaha ubutumwa, cyangwa se nka ba Yohana akaba yava muri ubwo buturo bwera, cyangwa se muri ubwo buturo bw'abakiranutsi akaza mu isi gutanga ngo mesaje. Nibuka inkuru imwe Bibiliya ivuga iyo umugabo witwaga ngo ni Nyamutunzi, ngo witwaga Lazaro wari umukene, ngo umunsi umwe ngo Lazaro yari umukene, ngo aba mu rugo rwa Nyamutunzi, ngo imbwa z'uwo mukire zimurigata mu bisebe, arya utuvugukira tw'imbwa zasigaje mu rugo rw'uwo mukire, hanyuma ngo baza gupfa bose. Bapfuye ngo wa mugabo w'umukene Lazaro ajyanwa mu gituza cya Aburahamu, ngo hanyuma Nyamutunzi nawe ajya ahantu hari umuriro ngo waka. Aha hantu hari umuriro waka hari hegeranye na paradizo. Iyi paradizo cyangwa se ubuturo bw'imyuka y'abera bwabaga hamwe. Niyo mpamvu Yesu yakoze igikorwa gikomeye cyane, yambara Satani zifunguzo kugira ngo afungurire ababera bari bafungira muri Satani. Ya paradizo ayimurira muri iri juru rya gatatu. Hanyuma tukiri aho rero, ngo Nyamutunzi yatera akajisho ngo hakurya ngo hari hegeranye, ngabona Lazaro amerewe neza mu gituza cya Aburahamu, ngiramuhamagara ngo none se ngo wambabariye ngo ukanyohereza kutuzi ko kunywa. Ngo maze Lazaro ambwira ati ntago bishoboka ko nakugeraho, hano hantu turi naho muri harimo intera nini cyane, ntago byakunda. Ngaramwe mwese ngo wakwihanye basi ngo ugafata urutoki ugakoza mu mazi basi ukajojobereza ku rurimi rwanjye ko ndimo ndashya cyane ahantu ndi. Ngo Lazaro aramubwira ati ntago bishoboka. Aramubwira ngo wahawe ibyiza urishimisha ukiri mu isi, nabaga iwawe n'ibiryo byasigajwe n'imbwa zawe, none ubu ngubu ndi mu munezero udashira, nawe ibyawe wabihawe ukiri mu isi, ihangane nyine. Ngo uwo mukire abwira Aburahamu ngo none se ngo wambwiye Aburahamu ngo bakandekura nkagenda nkajya mu isi, akansaba uburenganzira nkajya kuburira bene wacu kugira ngo batazaza ahantu ndi bazitwara neza bakorera Imana, batazaza ahantu ndi nabo bakazashya nk'uko ndi gushya. Ariko ngo Aburahamu aramusubiza ngo ntabwo byakunda ko tuva hano, ntabwo wahava, byararangiye, iyo wageze wahageze. Aramubwira ngo bafite Mose n'abahanuzi bazabumvira, nibatabumvira bazagusanga bashya. Rero ijuru rirahari ry'abera, paradizo irahari, iri mu ijuru rya gatatu, kandi niho Umukiza yaduteguriye tuzaruhukira. Twihute rero, ijuru rya kane. Ijuru rya kane ni igice kibamo abamarayika bashinzwe kuririmbira Imana no kuyihimbaza. Icyo gice kibamo abamarayika bashinzwe indirimbo, kuramya Imana no kuyihimbaza. Ntabwo turi batinde cyane, turi ku ijuru rya gatanu. Ijuru rya gatanu ribamo abamarayika bashinzwe gucunga umutekano w'ubuturo bwera bw'Imana, babita mu Cyongereza watchers. Watchers mbese ni nk'abarinzi baba bari maso. Ezekiel yagize yerekwa abona mu buturo bwera uburyo hari hameze, abona ahantu Imana iba ukuntu hari hameze, yerekwa ngo ibiremwa bidasanzwe bibaho hantu byitwa ibizima ngo bine, ngo kimwe gifite ngo mu maso nk'aho kimasa, ikindi kizima gifite mu maso ngo nk'aho intare, ikindi mu maso hacyo hameze nk'igisiga cya kagoma, ikindi gifite mu maso nk'aho umuntu. Kandi ibi biremwa cyangwa se ibizima bine watchers
ngo bifite amaso ahantu hose. Ibizima bine watchers bifite amaso ngo ahantu hose. Bishinzwe iki rero? Bishinzwe gucunga umutekano w'ubuturo bwera bw'Imana. Tujye ku ijuru rya gatandatu. Ijuru rya gatandatu ni ijuru ribamo icyiciro cy'abamarayika bashinzwe inyandiko. Iyo umuntu wese avutse hano mu isi, ibitabo birabumburwa bagatangira kwandika. Hari abamarayika bashinzwe inyandiko, buri muntu wese afite dosiye. Umubwiriza yaravuze ngo imirimo yose dukora izadushyira mu rubanza, yaba ibyiza yaba ibibi. Hanyuma Yohana yerekwa nawe, dusome Ibyahishuwe 20, turebe ibintu Yohana yeretswe. Umurongo wa 14, urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse, kasubiremo Ibyahishuwe 20:12, yego, reka dusome nanone. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye n'ibyo bakoze n'ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Inyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Mwumvishe ko hari igitabo ngo cyandikwamo abantu cyitwa igitabo cy'ubugingo. Mwumvishe ko iki gitabo umuntu wese utarabonetse ko acyanditswemo agomba kuzajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Niba abana b'abantu babasha kwandika bakabika inyandiko zabo kugira ngo mu gihe runaka bazazifashishe, ntabwo Imana yabura kwandika. Iri juru rya gatandatu rero ribamo icyiciro cy'abamarayika bashinzwe kwandika ibikorwa bya buri muntu wese ugeze ku isi uvutse, ibyiza n'ibibi, hanyuma bikabikwa ku buryo ku munsi w'urubanza utazagira ikintu wireguza. Niyo mpamvu mbabwira ngo umuntu wese yakabaye azi neza byibura ko amazina ye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kandi Imana irabivuga, Imana irabikubwira iyo ubisabye, iyo ubibwiye Imana ngo mpishurira niba nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Korali yitwa Hoziyana yakoze indirimbo ngo mbese amazina yanjye yaba yanditswe mu gitabo. Rero hari ibitabo Imana yandikamo, ikoresha abamarayika bayo bakandikamo ibikorwa byose umuntu akoze ku isi, yaba ibyiza cyangwa se yaba ibibi. Ni nka twahita nka library. Muri iyo nzu y'ibitabo, muri iyo juru ribamo abamarayika bashinzwe kwandika, twahita nka library y'Imana. Dusoza ijuru rya karindwi, ni ijuru ry'Imana aho ituye mu buturo bwayo bwera, nk'uko yabyivugiye mu Gutegeka kwa kabiri ibice byaho 10:14, aho Imana yivugiye ngo Uwiteka Imana yawe niyo nyir'ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi majuru. Bivuze ngo uhereye hano ku ijuru rya mbere ugenda uzamuka irya kabiri, uzamuka irya gatatu, kugera ku ijuru rya nyuma ryitwa ubuturo bwera bw'Imana. Niho Imana ituye. Hanyuma rero ntihazagire umuntu ukubeshya ngo yagiye mu ijuru ngo abonana n'Imana avugana nayo. Ibishoboka. Tucyambaye imibiri, inyama n'amaraso, Imana duhaye Kristo iduha Umwuka wera, nibo batuvuganira ku Mana.
ndetse no ku gihe cy'ingoma ya Kristo imyaka 1000 tuzaba tutarahura n'Imana, ndetse n'ejo bundi bwo Kristo azazamura itorero rikamara imyaka 3 n'igice mu kirere ripimirwa imirimo, rizaba ritarahura n'Imana. Ndetse muri imyaka 3 n'igice ya kabiri ubwo Kristo azajyana itorero muri reception, kwakira umugeni we, mariage yabaye, still tuzaba tutarahura n'Imana. Tuzamara imyaka 1000 muri paradizo ku isi, Kristo arimo kongera kutweza no kuturanduramo virusi y'icyaha. Nyuma y'imyaka 1000 hamaze kubaho test ya nyuma, Satani amaze kubohorwa, aje kuyageza abantu bwa nyuma, turi kwinjira mu iteka, mu buzima bw'iteka ryose, nibwo Kristo azatumurikira Imana, ayibwire ngo dore ngaba abo wari warantumye, dore ngaba abo nameneye amaraso, dore ngaba abatumye nterwa ya misumari, ngaba ndabazanye. Ariko uyu munsi ntihazagira umuntu kubeshya ngo yagiye mu ijuru ngabonana n'Imana. Imana yibwiye Mose ngo uhereye none wowe Mose urakiranuka mu rugo rwanjye no mu mbere, nzajya mvugana nawe imbara nkubone inyuma nkumve. Ariko abandi mwese musigaye, yarimo bwira ba Aroni na Miriam basetse Mose ngo Imana avuga ngo mwebwe mwese musigaye nzajya mvugana nawe nyuze mu nzozi. Rero hari abantu baza bakakangaranya bwo nkoranyambaga bakaduhabura ngo yagiye mu ijuru, Imana ngo yamubwiye ngo ibi n'ibi ngo yavuye mu ijuru. Iri hejuru cyumubaza ngo agiye muri hejuru, kamajuru ari 7. Ijuru rya mbere ribamo aho abamarika control ikirere cy'imvura n'ibindi n'ibicu. Ijuru rya kabiri na ahantu Imana aciriye abadayimoni, ahandi irahafungira, ihashyira umworera cyangwa se iminyururu yabazirikishijemo, niho yabafungiye mu kasho yayo. Ijuru rya gatatu ni paradizo y'Imana, Yohana 14:1 Yesu yabivuzeho, twanasomye n'ahandi. Pawulo yagiyeyo mu rya gatatu arahibonera, avuga ngo ibintu ngo bitavugwa, abona n'ibintu bitabonwa. Ijuru rya kane twabonye ko ari ijuru ribamo abamarika no guhimbaza no kuramya Imana no kwihimbaza. Irya gatanu tubonye ko hari abamarika bitwa the watchers, bashize kureba no gucunga umutekano w'ijuru by'abizima bine tamasa ahantu hose. Ijuru rya gatandatu tubonye ko ari ahantu abamarika bashinzwe kwandika no kubika inyandiko, ibitabo bya buri muntu wese byanditswemo ibintu wakoze kuva ugeze ku isi kugeza upfuye. Iyo upfuye dosiye yawe irabikwa, umumarayika ugushinzwe iyo uri umukiranutsi ahagara ku gituro cyawe, ahava ari kuzutse, ugazahava ari uko umuzuko wabaye. Icyo nshaka kuvuga, iyo utakoreye Imana warakoreye Satani, ubwo nyine igitabo kirabikwa, ukajya kwa Satani wakoreye, ukarindira umunsi w'urubanza. Hanyuma tugiye gusoza ikiganiro, munyuma tugisoreza ahangaha. Twaganira ku majuru 7, mbabwira ko mutakwiye kuyobywa n'imyuka ya Satani, kuko nayo ifite ijuru ikoreramo, aryo juru rya kangahe? Rya kabiri. Pawulo yavuze mu Efeso 6:12 aravuga ngo kuko tudakirana n'afite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware, n'afite ubushobozi, ndetse n'abafite n'abanyembaraga, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iryo juru rero, iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ijuru rya kabiri twaganiriyeho bihagije. Ndabashimiye ko mwadukurikiye. Reka tuzi ikiganiro, kandi uwo dukurikiye utarakora kuri iyo subscribe, kanda kuri sabone kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho. Ikindi usangiza abandi ibiganiro bamenye ukuri, bahumuke, kandi ntushidikanye kuduhamagara hari tutasobanukiwe cyangwa se ubaza ikibazo cyangwa se n'inyunganizi, uduhamagara nabiri ku kiganiro. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye Imana nziza, gushimiye ko wanyatwe mu kiganiro ukaturinda, kandi ngushimiye cyane ko dumenye byinshi, dushuriye byinshi. Muri iyi minsi Satani yadukanye imyuka yobya abantu, kandi kuri mu kirere cya kabiri, mu ijuru rya kabiri,
ariko kuko abantu badasobanukiwe neza ayo majuru, bumva ko ijuru ryose ari mu ijuru ry'Imana. Turasenza mu Mwuka Wera yarekeze ikiganiro kugira ngo abantu bose bazacyumva bazarushaho kumenya byinshi kurutaho no gusobanukirwa. Ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen.